Mu Rwanda umugore afite umwanya w'ingenzi kandi udashidikanywaho, ni isoko y'ubuzima, umutima w'umuryango kandi n'icyitegererezo cy'imbaraga n'ubwenge. Kuri uwo 8 Werurwe u Rwanda rwifatanyije n'isi yose muri rusange mu kwizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe umugore. Mu insanganyamatsiko igira iti ni uw'agaciro none n'ejo. Ni muri urwo rwego umuryango Run Work Develop nawe wifatanyije n'abanyarwanda n'isi yose muri rusange ndetse n'abaturage b'akarere ka Kicukiro by'umwihariko mu murenge wa Niboyi mu kwizihiza uyu munsi udasanzwe wahariwe umugore. Ni umunsi wishimirwagamo ibyagezweho binyuze mu gushyira umugore ku isonga no kumuha amahirwe yo gukora. Madamu Manarungwa Alice, umuhuzabikorwa w'inama y'igihugu y'abagore mu murenge wa Niboyi, abisobanura muri ubu buryo. Nitwa Manarungwa Alice Frida, abantu umuhuzabikorwa w'inama y'igihugu y'abagore mu murenge wa Niboyi. Inama y'igihugu y'abagore mu murenge wa Niboyi ifatanyije n'abanyarwanda bose ndetse n'isi yose kwizihiza uyu munsi mpuzamahanga w'umugore, ndetse twayifatanyije n'abana b'abakobwa abanyampinga bari bahari, n'abari hari bamutima nk'uko gusa babibonye ko n'abanyampinga nabo twabatumiye. Muri make uyu munsi twishimiraga ibyagezweho tubikesha imiyoborere myiza, kandi tunagerageza no kugira ngo dukangurire abagore abari n'abategarugori batitinyuka kugira ngo bitinyuke nabo kugira ngo bagire icyo bigezaho bateze igihugu. Uretse ibyo kandi hari abaremewe n'abafatanyabikorwa bakorera muri uyu murenge. Nyiranzanira Josephine waremewe na Run Work Develop avuga ko ari umunsi udasanzwe kuri we. Uyu munsi rero none washimishije cyane. Yego n'ubundi wari usanzweho, ariko uyu munsi wa mbere yakoreshwa kuko nanjye ubwanjye naje ntazi ibijya imbere. Naje njye mu munsi usanzwe bavuze amazina y'abantu bagiye kuremera biyumvamo, numva biranejeje. Natawe rero uwo nshima wa mbere, ariko wa mbere wabashije kuduha ijambo ni Perezida Nyakubahwa Paul Kagame, kuko niwe mukuru wa bose. Uwa kabiri nanone ni Wadi Mari Umugisha hamwe n'abayobozi bafatanya kuyobora, biraza kumfasha gutera imbere nk'abandi kandi bifashe n'umuryango wanjye rusange. Banyitayeho pe, nta n'icyo nanabashinja. Abafite benshi bagomba kwitaho umuryango wabo, ariko njye nkaho banze nta n'icyo mpfana nabo. Mbashimiye ko banyitayeho, bafite ku mutima. Imana izabimfashemo, nanjye sinzabatererana. Usibye ibyo kandi habayeho n'umwanya wo kumurika ibyo abagore muri rusange bagezeho birimo n'ubukorikori. Iradukunda Teta Nicole, umwana ukiri muto, agaragaza ko ashingiye ku mahirwe bahawe na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yahisemo guhaguruka atitaye ku kigero cy'imyaka ye, agahitamo gutangira gukora, ndetse ko ejo hazaza ari heza. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Iradukunda Teta Nicole, nkaba ndi umukobwa ufite imyaka 18, nkaba ndi umukobwa w'umunyarwandakazi ukunda igihugu, nkaba twarihangiye imirimo nk'abakobwa. Si umugore gusa, ahubwo n'umukobwa mutoya kwihangira imirimo, tugakura turi kuri iyo ritime y'abakobwa nk'uko umugore yahawe ijambo mu Rwanda, tugakura twihesha agaciro natwe. Ikigo dukoreramo ni cyitwa Kicukiro Women Training Center, kikaba ari ikigo gifasha abakobwa n'abagore kwiteza imbere. Uyu munsi ni umunsi mwiza, twishima nk'abagore nk'abakobwa kuko tuba twizihiza ibyo twagezeho. Nanjye naritekererejeho, numva yuko nshoboye, numva ko nanjye nagera kure nkafasha abana batoya b'abakobwa, tugafatanya twese hamwe tugatera imbere. Ngewe ubu ngubu nize ibintu bijyanye no kudoda, nkaba nabasha kudoda imyenda y'ishuri. Harimo iki ni ikigo twadodeye cyitwa GS Kagina, turabadodera. Nkaba nzi no kudoda n'utu dukapu twose. Ibi byose bikaba bidufasha yuko nk'ubu ngubu muri iyi murika hari abaje bakabigura. Rero ibi bimpa imbaraga yuko naho n'ahandi hejuru nahagera, tukabijyana no mu mahanga bakabibona yuko u Rwanda rwacu rufite abakobwa bazi gukora. Ku bandi bakobwa bari hasi cyangwa n'urundi rubyiruko, icyo nababwira icya mbere ni ukwiha agaciro nk'umuntu
akumva yuko nta hatagera n'abandi bakuru nabo bahereye bakiri abana batoya. Rero icya mbere ni ukwihesha agaciro, ukumva yuko uri umuntu ukomeye muri wowe, hanyuma ugatangira ugakora ukiteza imbere. Buri mwaka mu Rwanda hagaragazwa ibikorwa bidasanzwe byagizwe binyuze mu gushyira umugore mu bikorwa bitandukanye kandi biteza imbere igihugu. Kuri ubu umugore ni ikimenyetso cyiza cy'isoko y'iterambere rirambye, umuryango ndetse n'ejo hazaza, nk'uko insanganyamatsiko ibivuga iti n'uw'agaciro none n'ejo. Irene Mutijima, RWD, i Kigali.